Niyo neza Marike nakurikiye interview ya minisita kuri Nuza mu makuru abantu avuje ko ngo banduje abandi bacuruza inzoga njye ndumva ari njye wabaye suspect hariya Kicukiro nta nzoga nacuruzaga iwanjye niba nafite ibyo nakiriza abantu babashije kuba bahagera mu bihe bisanzwe avuguruza amakuru umuntu wamuhaye amakuru njye ntabwo nigeze ncuruza inzoga ntabwo inzu ya apartment y'ibyumba bibiri wayicururizamo akabari harimo salo harimo igikoni harimo dushe na toilette ibyo bintu ntabwo bibaho rwose ni urugo rwanjye rwiyubashye and respect urugo ntabwo njye nigeze ncuruza akabari mwitandukanye rwose amakuru mwahawe umushake gusebya abantu pe ibyo bintu ntabwo ari byo naho byo kuvuga ngo ntabwo bazi ngo abo twanduje cyangwa twagize gute indwara no kuba umuntu mubanze mumenye ko indwara iri gusirikira sinongewe nanjye ubwanjye ndareplayinga kandi ndareplayinga kuri Twitter bimenyeshereze excellence kuko murimo murasebya umuntu ko no gusebya umuntu agire ko arwaye nkaho mwagakurikiranye ngo umenye aho indwara yavuye mutangire mu musebye ngo yacuzaga akabari ngo yanduje abantu cyangwa yagize gute no ntabwo ari byo rwose ubimubwire nka Pierre we sino nanjye ndabanyumuza kandi kuri Twitter.